sobanukirwa uburyo Satani arwanya umuntu ufite amasezerano y'Imana. Satani ajya arwanya ibyiza biva ku Mana kugira ngo umuntu atabasha kubishyikira. Ni nayo mpamvu Satani yazanye ibyaha mu isi, ari ukugira ngo tutazabona ibyiza Imana yaduteguriye. Imana yaduteguriye ibyiza byinshi kuva mu iremwa ry'isi, ariko Satani yatekereje ibyiza bihebuje yasize mu ijuru ubwo yacibwagaho iteka, ndetse yakwibuka ko nyuma yo gucibwaho iteka atazongera kubibona ukundi, noneho agashaka ko n'abantu b'Imana batazabibonaho. Kuturwanya kose ni uko azi agaciro n'ubwiza bw'ibyo yasize mu ijuru, ndetse n'uburyo bizahabwa umuntu nagerayo. Ibi bigatuma ashaka uburyo bwose yayobya umuntu akamubarisha nabi kugira ngo atazabibona. No mu masezerano niko biri. Satani agerageza kurwana kugira ngo umuntu atazasingira bya byiza yasezeranijwe n'Imana. Hari uburyo bwinshi Satani akoresha arwanya isezerano ry'Imana ku muntu warihawe. Satani ntagoheka, ashakashaka uburyo bwose akugusha ngo usubire inyuma, ugwe mu byaha, ndetse ugomera Imana kugira ngo amasezerano Imana yaguhaye utazayabona. Nubwo Imana idusezeranya ibintu ntitubibone mu gaciro kanini kabyo nk'uko biri, Satani we ako gaciro kadasanzwe k'ibyo Imana iri kugusezeranya arakabona. Niyo mpamvu abirwanya yivuye inyuma, ndetse nawe akakurwanya cyane. Niyo mpamvu mujya mubona kenshi iyo umuntu atabaye maso akarangara gato, nubwo yaba akomeye mu by'Imana te, nubwo yaba asengera abarwayi bagahita bakira, nubwo yaba azi kwigisha abantu bagafashwa, ndetse nubwo yaba ari umuririmbyi ukomeye atukurwa n'abantu benshi aririmba bagafashwa, niho ujya kubona ukabona umuntu nk'uwo wari ukomeye yaraguye ava mu byizerwa asubira inyuma, ndetse asubira mu byaha, ku buryo utapfa kumenya niba ari wa wundi mwari muzi, cyangwa se ugasanga ameze nk'ubihagazemo ariko abivangavanga. Ni ukubera ko bimwe mu bintu Satani ajya akora ni ukugusha abantu b'Imana, cyane cyane ba bandi bagaragara nk'abakomeye mu by'Imana, bafite amasezerano ndetse bafite icyo bavuganye n'Imana yabo. Abo bo ntashobora kugoheka ayo masezerano bakiyarimo. Niyo mpamvu duhora turwana n'ibyaha bitwiziringaho buri munsi. Ni nayo mpamvu kandi duhora turwana n'iyo myuka mibi ishaka ko tugwa ngo dusubire inyuma, ariko iyo tubaye maso turanesha. Igihe cyose uzumva uri umukozi w'Imana uhagaze mu masezerano y'Imana, uzamenye ko Satani akwanga rwose, kandi cyaba agambiriye no kukugusha ndetse no kugukoza isoni. Abantu bajya batangara babonye umuntu wari ukomeye mu by'Imana aguye, ariko burya ntabwo biba bitangaje cyane, kuko burya haba hari imbaraga zindi zihora zimurwanya buri munsi. Ahubwo we aba akwiriye kuba maso igihe cyose kurusha abandi bose. Ntabwo Satani akangwa n'uburyo ukomeye mu itorero ryawe, waba uri umuvugabutumwa, umuririmbyi, umunyamasengesho, umunyempano ndetse n'abandi. Ahubwo iyo uri aho ngaho nibwo uba ugomba kurushaho kwegera Imana cyane, kuko Satani arakurwanya kurushaho. Samusoni yari umunaziri w'Imana, yari afite umugambi muremure cyane, isezerano rye ryavuzwe ataravuka. Ariko mwibuka uburyo Satani yamuteze kenshi, kugeza ubwo Delila agushije uyu Samusoni mu mutego, ndetse rwose wari ukomeye cyane kuba yawivanamo. Ni inkuru dusoma mu Bacamanza ibice 16 umurongo wa 4 kugera kwa 22. N'uyu munsi wa none hari abantu b'Imana bafite amasezerano menshi bahawe n'Imana, ariko bagahora bibaza impamvu y'urusobe rw'ibigeragezo n'ibibazo bihora bibisukiranyaho. Ariko nta yindi mpamvu ituma Satani adacika intege zo kukurwanya atyo, nuko yamenye ko ubitse amasezerano Imana yaguhaye, nuko kandi yamenye ko ubitse impano z'Imana muri wowe.
ibyo mwahawe n'Imana nibyo bituma imbaraga za Satani zirushaho kubarwanya, ariko nimuhumure uwo twizeye ni umunyamaboko kandi ahora ari maso iteka ryose ku bwacu. Wumva umuntu none akubwira ibintu Imana yamusezeranije ukumva ni byiza rwose, ariko nyuma y'igihe runaka ugasanga yabivuyemo, yaraguye, yasubiye mu byaha. Nta yindi mpamvu ni uko atabaye maso ngo amenye ko uwongererwa amasezerano meza y'Imana, ariko Satani arushaho kugenda amukurikirana kugira ngo amurwanye. Kuko iyo duhawe amasezerano y'Imana si ay'umudendezo, ahubwo dusabwa no kuyabamo maso. Inshuro ni nyinshi inama ziterana ikuzimu kugira ngo wowe wahawe isezerano ridasohora, ariko nubwo ikuzimu haterana inama nyinshi, mu ijuru naho inama ziraterana kenshi kugira ngo batange ubutabazi ndetse n'uburinzi bukomeye ku muntu wahawe isezerano n'Imana. Ubutaha tuzarebera hamwe ubundi buryo bwa kabiri Satani akoresha arwanya umuntu ufite amasezerano y'Imana. Hari icyo wifuza kutubwira kuri iri jambo ry'Imana wumvise, watwandikira muri komenti ndetse ukanakora subscribe kuri BVN TV Rwanda. Nitwa Jacques Morgan Tuyizere, mukomeze kugira ibihe byiza.